Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Buri wese ahaye nizere ko ibintu kugenda neza haba mu mibanire yanyu ndetse nawe muri kureba iyi video mushaka kuba muri benshi wenda se umugore n'umugabo cyangwa se abantu bari mu rukundo cyangwa se nanone ukaba uri umwe uri kureba iyi video yacu. Ndagushimiye cyane kandi nkomeje no gushimira cyane nanone abantu bakomeje kudukurikirana kuva mbere. Ushaka kuba wakanda subscribe cyangwa turayikanda bitewe n'impamvu zawe runaka ntazi, ariko mu by'ukuri ndagushimiye cyane kuba uhitamo kureba Amahomebase TV kandi ni by'agaciro cyane, kandi gusezeranya ko tuzakomeza tukugezaho ibintu byose uba wifuza. Niba utabyifuza byose ukabona iyi video y'umunsi ntabwo gushimishije, ariko iyi ejo nzi neza ko ntabwo hashobora gucaho video eshatu zose nta nimwe yawe urisangamo cyangwa se nta nimwe yawe urakunda. Rero ndagwashimiye cyane kandi mbahaye ikaze cyane cyane. None ntibagiwe umuntu usiye channel yacu bwa mbere, nguhaye ikaze cyane kandi ndabikunze cyane kuba usiye channel yacu bwa mbere. Rero nta kintu bisaba kugira ngo umunyamuryango nawe Amahomebase TV cyangwa se nawe video zose ziba dushaho iziye zitazikugeraho neza nta kibazo. Reba hose umuntu ahantu handitse subscribe, urakanda subscribe, then byose bishobora kugenda neza kandi turabikunda cyane. Burya iyo ukanze subscribe ni agaciro cyane. Nkwifurije kuzaga kandi ugakomeza kugaruka, burya ni byiza cyane. Mbibutsa ko rero iyi video ushaka kuyigezaho ku zindi zawe cyangwa se ahandi hantu biza kuyigeza handi, kuyisangiza inshuti yawe yaba ari imwe cyangwa se mu yandi magroupe, wakanda share. Reba hasi urabona ahantu handitse share hejyanye na subscribe, urakandaho then bakunzanira muri social media haba Instagram, Facebook, WhatsApp n'ibindi, kugira ngo bitewe naho nyine inshuti yawe cyangwa se iyo groupe iherereye nyine uyigezeho iyi video, kandi ni by'agaciro cyane kandi support ikomeye cyane. Kimwe nanone n'abakomeza kuduha ibibazo byabo cyangwa se ibitekerezo byabo bacishije muri comment cyangwa se nyine ukundi kuntu wabonye video washimira wakandika ikintu cyacyo cyose, burya ni by'agaciro cyane kandi ndabikunda cyane. Ndetse na like nazo ndazikunda cyane, ntirengaje na dislike ntabwo nabura kubivuga, kuko burya hari umuntu ubona video akabona nyine ntayikunze, bibaho cyane. Ntabwo dushimishwa n'ibintu bimwe cyane, ariko nzi neza ko niba ukanze dislike ntuhite ucika intege, ariko nzi ko n'indi video zizakurikiraho uzayikunda kandi ndabizi neza. So rero mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi ngiye kubivuga rero ku bintu abagore bakora mu buriri. Abagore bakora mu buriri, mu by'ukuri abagabo banga urunuka. Impamvu rero ntuzibaze impamvu mu buriri ni ahantu h'ingenzi cyane, kandi umenye ko mu buriri ni ikintu abantu dukwiye kwitaho cyane 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 mu mibonano mpuzabitsina. Noneho ho n'ibindi bintu birenze tuzahora tubivuga kandi nzahora mbibabwira kandi nzahora mbivuga kandi ndacyanabivuga ko imibonano mpuzabitsina aricyo kintu cya mbere ukwiye guha agaciro mu mibanire y'umuntu mukundana cyangwa se mwabanye cyangwa se mwashakanye. Imibonano mpuzabitsina ni imibonano nyine, ni ikintu kidakwiye kujya hasi, kidakwiye kugenda nabi kandi kidakwiye kugabanuka, kandi ufite inshingano cyangwa se uburenganzira bwo wakishimiramo kandi ukwiye gukora nyine sinzi ukuntu nabivuga kugira ngo byumve. Cyane cyane ku ruhande rw'umugore ni ikintu ukwiye kuba wakora, uragikora uko nicyo cyakujyanye ku mugabo nyine. Ahangaha rero hari ibintu ukwiye ukora mu by'ukuri uzi ngo gushimisha umugabo kandi mu by'ukuri utari kumushimisha. Hari ukuntu nyine, hari urwego bikoramo, ariko nyine kugira ngo bishobore kugenda neza ukwiye rero kureba iyi video kugira ngo bige uburyo ki ukwiye gushimishamo umugabo wawe. Nawe uri umugabo ufite inshingano zo kuba ufite umugore wawe, ukamukorera neza kugira ngo yishime, kuko abagore tubizi neza ko gushimisha kwabo cyangwa kubashimisha biragoranye, kuko bagera ku byishimo bitinze kandi banashaka igikorwa bitinze. Rero ukwiye kumenya uburyo cyubikoramo neza cyane kugira ngo ibintu byose bigende neza. Imibonano mpuzabitsina rero ni ikintu gihuza abantu, ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu nyine gikomeye cyane kandi gituma umubano w'abantu hagati y'abantu uzamuka. Ndatinze rero mu magambo ngiye kubwira ibintu mu by'ukuri abagore bakora mu buriri, ariko mu by'ukuri ugasanga abagabo babyanga urunuka. Abagabo ntabwo babikunda, nta nubwo baba babishaka kumva ko abagore babikora. Ikintu cya mbere nakubwira abagabo banga ku bagore ni urusaku rukabije, kandi abagore nyine basakuse cyangwa se bataka mu mibonano mpuzabitsina, urusaku rukabije. Burya ntabwo byiza niba uri gukora mu mibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, ntabwo ari byiza ngo abantu bandi muturanye cyangwa se bo hanze bamenye ko muri gukora icyo gikorwa. Oya, hari ukuntu nyine umugore ashobora kubikora. Niba uri umugore nk'uko nakubwiye, hari ibintu ukora uzi neza kubikora, ariko ukabikora ku rwego rudashimishije. Oya, niba uzi ko abagore benshi babikora kugira ngo bashimishe abagore babo, kugira ngo umugabo yumve ko wagiye muri mudu, kugira ngo yumve ko wamwihaye, bikore ku rwego rwa nyabyo. Mubwire kuko muri babiri gusa, niyabyumva nyine muri babiri gusa biramushimisha, ariko wibirenze ijwi. Ni hanze ujya kubona umugabo
muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ariko ubone agufashe ku munwa. Ahangaha ntago nyine asaba ko usakuza nyine ijwi ngo rirenge nyine abandi bantu babashe kuba babyumva. Burya biba byiza cyane niba uri umugore ukamenya nyine uburyo ki ubyitwaramo. Ikindi kintu cya kabiri nanone, kuganira byinshi igikorwa kitararangira. Kuganira nyine byinshi cyangwa se gucamo igikorwa, ugasanga umugore acamo igikorwa avuga ati wese burya nk'uko tubizi igikorwa ntabwo gitangira gusa ngo yagucishemo igitsina cyiwe cyangwa se mumwikuyemo imyenda, oya, gitangira no mu biganiro. Igikorwa gitangira no mu biganiro cyangwa se gitangirwa nyine no mu bindi bintu muri kumwe mushaka gukora kugira ngo igikorwa gitangire. Rero ntugahite wumva ngo hari ibintu ntakoze, ngo hari ibintu byinshi ntatunganyije, ngo uhite wumva ko ugiye kubanza kubikora mu by'ukuri kandi igikorwa cyatangiye. Abagabo barabyanga cyane. Niba uri mu gikorwa mwagitangiye nyine mwumve ko ugiye kumuha agaciro kiwe, umva ko nyine ari we muri kumwe ayo masaha, nta bindi bintu, kandi ukabikora utuje nyine wamwihaye wese. Nabyo bituma nabwira n'abagore ko burya ari nabyo bituma nyine wumva igikorwa nyine ukirimo neza, udategereje ku bindi bintu. Witekereza ku bindi bintu nyine, ibyo nyine uraza kubikora nyuma, n'utabikoze uraza kubikora nyuma, ariko uyisuwe umwanya wabyo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ikindi cyane nakubwira, abagabo banga kumera nk'igiti mu buriri. Kumera nk'igiti mu buriri ku bagore, ubwo ni ku ruhande rw'abagore. Ugasanga umugore araryamye gusa, umugabo amuri hejuru, umugabo arakoze, ntavuga, ntakora, nta kintu, nta reaction nimwe ari kwerekana, ntari kwerekana umugabo ko byamushimishije, ntari kwerekana ko yanabishatse. Ni hanze uzasanga rero umugabo hari ukuntu umugabo akora imibonano mpuzabitsina agahita atangira kuyikora mu by'ukuri atari yaguteguye neza bitewe nawe. Nta kintu uri kumukora, nta reaction nimwe uri kumwereka, oya, wimera nk'igiti mu buriri ngo umugabo yumve ko ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wagira ngo ni igiti, n'umugore wapfuye. Nawe gerageza uburyo ki ubashe kuba nyine wakora, nare wagira ibyo ukora mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi cyane nakubwira, kugaragaza impuhwe nyinshi mu gihe igikorwa kitagenze neza. Ahangaha twarabivuze, abantu barebye ibiganiro byacu byahise twarabivuze. Ahangaha none ni hahandi usanga tuvuga urugero mu mibonano mpuzabitsina, ni urugero kugira ngo byumve neza, ariko igitsina cy'umugabo kigeze hagati kiraguye. Wimwereka nyine ngo umwiyegamize, ngo umwereke ko nyine ngo hari ibintu byacitse, oya, mwereke ko ahubwo mushaka kongera gukora karesi nyine igikorwa nyine igitsina cyo kikongera kikagira ubushake bitewe nuko nyine wowe ugiye ukamukarisa. Ahubwo menya wowe icyo gukora. Niba uri umugore menya icyo gukora, wivuga ati ngo ihangane ngo iki, oya, ahubwo menya icyo gukora ako kanya. Icyo wagakoze rero ni iki? Icyo wagakoze ni uguhita wihutira. Twaretse mu migambi byahise kongera kubisubiramo kuko mbigarutseho, ngiye kubisubiramo. Ni uguhita wihutira kongera kumutegura, ukongera ukamutegura nyine ukamukora amakarese bishoboka byose. Kuko niba ari umugabo waramuze, ikintu gituma ubushake bwongera buhita buzamuka. Kimukorera kugira ngo yongere amere neza mu mubiri, aho kugira ngo umubwire ngo ngihangane ngo ntabwo byangize neza ngo ibiki n'ibiki, oya, ntabwo ari byiza cyane. Ikindi cyane nakubwira, guhagarika igikorwa. Ikindi cyane nakubwira, gushaka kumuganza cyane mu gikorwa. Niba uri umugore, menya umwanya wawe nk'umugore, wizana ibintu byo kuvuga ati niba uzi ibintu. Hari abagore baba bazi ibintu mu buriri, ugasanga umugore azi ibintu byinshi, azi kunyonga, azi ibintu byinshi nyine cyane bigiye bitandukanye. Ariko mu by'ukuri menya umwanya wawe nk'umugore. Yego ukora ntumere nk'igiti nanone, ariko kuri ugata umwanya w'umugabo. Ni umugabo ikindi kintu nabibutsa cyo, umugabo niwe muntu uyobora igikorwa. Umugabo niwe muntu uyobora igikorwa, niwe muntu ufata iya mbere mu gikorwa. Menya rero ko hari umwanya w'umugabo, hari n'umwanya w'umugore. Niba uri umugore, menya umwanya wawe, umenye ko ugomba no kubikira umwanya umugabo wawe. Umugabo rero niyo yibura mu gikorwa kibura, azumva nyine atanabeze neza, yumva ati uyu mugore sinzi ukuntu yambonye, yabonye ko nta n'ikintu namukoreye, cyangwa se n'ubwo ujya gukora imibonano mpuzabitsina ubutaha, aburyo ki yabikubwira ati ubutaha wankoreye akantu kabi, ntabwo nabonye uko ngukorera ibintu nashakaga gukorera, oya. Menya ko ugomba gukora, ariko nta n'ugomba kwiganza mu gikorwa. Umugabo ni umugabo kandi azahora ari umugabo. Umugabo agomba kuyobora mu gikorwa kandi mugomba kubimenya. Ikindi nawe nakubwira, kuzana ingingo yo kubyara mbere y'igikorwa cyangwa se nyuma y'igikorwa ntabwo ari ikintu cyiza cyane, kandi abagabo ntabwo babikunda. Ibintu bifite umwanya wabyo. Niba igikorwa nyine muganire ku bintu by'ibikorwa, cyangwa se ugasanga kumubwira ati yego bibaho, mushobora kuba mushaka umwana, mushobora kuba mwaramubuze, mushobora kuba mufite ukundi kuntu mushaka kwirinda mutamushaka, mushaka kuba
ariko niba igikorwa cyatangiye reka gitangire. Ntabwo ari byiza cyane kwazana ingingo nk'izo ngizo. Izo ngingo nanone zifite umwanya wazo cyangwa se zifite ikindi gihe cyazo, burya ntabwo ari byiza cyane kuzivuga mbere y'igikorwa kigiye gutangira cyangwa se nyuma y'igikorwa mwagitangiye. Ikindi cyane nakubwira, kuzimya itara. Abagore benshi hari usanga umugore yakoze, umugabo ntiyakubwiye ngo ubikore, biterwa n'ibyo mwumvikanye, ariko nanone kuzimya itara nta kintu cyiza cyane. Burya biba byiza cyane iyo ukorana n'umuntu murebana mu maso, burya bituma n'urukundo rwiyongera cyangwa se imibiri yanyu nyine ikabasha kuzamuka mukiyumvanamo ukuntu bitewe n'uko mukorana mu maso. Ntabwo mvuze ngo kurebana mu maso utangire ngo mukorera mu maso birangiye murebana mu maso, oya, hari igihe kigira mugasinzira, n'igihe mu gihe kigera nyine niba ushaka kureba mu maso ukaremurira mu maso. Tuvuga urugero hano nko gusomana ntabwo ari ibintu mukora murebana mu maso, ariko niba umugabo mwafashe pozisiyo kurya umugabo kuri hejuru nawe uri hasi cyangwa se wowe uri hejuru y'umugabo wawe mukurebana mu maso, ni byiza cyane kuko bituma ubushake bwanyu bwiyongera cyangwa se n'urukundo hagati yanyu bwiyongera, kandi ni byiza cyane. Wizimya itara rero mu gihe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi kintu nakubwira, ibiganiro bidahuje n'ibyo murimo, ibiganiro bidahuje n'imibonano mpuzabitsina. Niba ngibi bishaka kuba nyuma, banza tuvuge urugero, ushaka kubwira umugabo wawe ati hano hiriwe amakuru aya n'aya, hano byageze gutya gutya, hari umuntu waje gutya gutya, nyine ibindi bintu bimeze gutya gutya. Ariko mu by'ukuri ite kuba wavuga ati umugabo wanjye ugomba kumuha umwanya wo kuruhuka, kuko burya umugabo yamaze gukora kiriya gikorwa aba ananiwe cyane, kandi amugisha acyumva akitekerezaho cyangwa se yumva nyine yakishimye, hari ukundi kuntu biri kugenda. Rero ita kuba wavuga ati kabanze muha umwanya wanze aruhuke muri we, yumve ko asubiye mu buzima busanzwe. Nkuko tubizi bya bikorwa bya bice bine nakonje mbabwira, nicyo gusubira mu buzima busanzwe kirimo, nyine nacyo kirimo imibonano mpuzabitsina. Gushaka imibonano mpuzabitsina, kuryoherwa nayo, kurangiza ndetse no gusubira mu buzima busanzwe. Banza ureka asubire mu buzima busanzwe, ubanza umureka atuze nk'iminota 30 cyangwa se isaha imwe, umureke ibyo byose ushaka kumubwira kubimubwira nyuma. Niba utamubwiye mbere akiva ku kazi, bimubwira nyine nyuma igikorwa cyarangiye, ariko nyuma nabwo cyane nk'ibyo tubimubwira igikorwa kikiranya, burya ntabwo ari cyiza cyane. Mureka banza afite umwanya wo kuruhuka, burya ni byiza cyane. So ikindi kintu nakubwira, gukabya imirimbo biri nk'ibyo twagiye tuvuga mu biganiro byagiye bihita, makiyaje zirenze, kwishyiraho ibintu byinshi bigiye bikabije ngo nibwo nguri bumukurure ngo nk'uko twabivuze. Nanone ntutibagiwe ko ahangaha umugore niba ari kwitegura umugabo we mujya mu kimibonano mpuzabitsina, ongera ryo kwikuraho makeup zose, ikureho ibintu byose biriho, ube naturel nyine, ku buryo ari gukore caresse yose yumva ashaka, ariko kubitire caresse nyine nawe wumve ko bitagombe ngo ari kwishisha ngo wisize makeup, kuko hari abagabo benshi usanga bagahangana na makeup. Ahangaha nk'urugero, hari umugabo ushaka kujya gusura cyangwa se umushaka kubonana cyangwa se umukunzi wawe, ariko bitewe na makeup wisize akagira ntanagusoma, akaba atagwa na bizu nyine ya central nyine yo ku munwa bitewe na makeup wisize. Rero mu mibonano mpuzabitsina rero irinde imirimbo ikabije ngo wisizeho ibintu by'ibikabyo, oya, banatirore ku buryo ari bukore ikintu cyose nyine yumva ko ari bukore caresse nyine yose yumva muri we ashaka gukorera, kandi nta hantu hamwe hamutangiriye, nta kintu kimwe kimutangiriye ku mubiri wawe. Buriya ni iby'agaciro cyane kandi biramushimisha cyane. Rero irinde imirimbo ikabije cyane, burya ni iby'agaciro cyane.